Umwami wa munani w'u Rwanda ni Ruganzu wa mbere Bwimba, akaba mwene Nsoro wa mbere Samukondo. Ari mu bami b'intwari bemeye guhara amagara yabo, bakajya kumena amaraso yabo ku butaka bw'ikindi gihugu cy'abanzi, bimwe bitaga kuba umucengeri w'umutabazi. Ariko Ruganzu Bwimba we ni umwihariko kuko yapfanye na mushiki we batabarira u Rwanda. Mu gitabo cy'amateka cyitwa Inganji Kalinga cyanditswe na Musenyeri Alexis Kagame, tugiye kubagezaho bimwe mu bikubiye mu gice cyacu cya 6 ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba. Amateka yaranze ingoma ye, ariko by'umwihariko ubutabazi bwe n'ubwa mushiki we witwaga Robwa, bose bakaba barapfiriye mu gihugu cy'abanzi cy'Igisaka. Iyi ni Dego Media, naho njye tugiye kubana muri iki cyegeranyo. Amazina ni Ismael Niyogusengwa, Shirima naryo ni iryanjye. Umwami wa karindwi w'u Rwanda Nsoro wa mbere Samukondo amaze gutanga, umuhungu we Bwimba yahise yima ingoma. Izina ry'ubwami yitwa Ruganzu. Amaze kwima ingoma, umurwa we wabaye Gasabo ho mu Bwanacyambwe, undi murwa we ushyirwa Itanda rya Rusizi ho mu Buganza bwa ruguru. Umwami Ruganzu wa mbere Bwimba yimye ingoma ahagana mu 1312 kugeza mu 1345. Ruganzu wa mbere Bwimba yari afite mushiki we bavukanaga witwaga Robwa, akaba uw'uburanga n'imico myiza, ari nabyo byahuruje umwami wo mu gihugu cy'abaturanyi wo mu Gisaka. Uyu yitwaga Kimenyi wa mbere, akaba ari we wayoboraga Igisaka. Yohereza ingororano kwa Ruganzu wa mbere Bwimba, yohereza n'amaturo ku mugabekazi Nyiraruganzu wa mbere Nyakanga, yohereza ibindi kwa musaza we Nurukumbi wari nyirarume wa Ruganzu wa mbere Bwimba. Kimenyi arabanoza bose. Hashize iminsi yohereza abaza kumusabira Robwa Nyiramateke. Robwa Nyiramateke ari we mushiki wa Ruganzu, ariko Ruganzu akibuka umurage wa se Nsoro wa mbere wo kwima Kimenyi uwo mugeni. Umwami Nsoro wa mbere Samukondo ajya gutanga, yasize abwiye umuhungu we ko atagomba gushyingira mushiki we ku mwami w'Igisaka, kuko indagu zari zarabonye yuko umwana wari buzavuke yari azatera u Rwanda akarwomeka ku Gisaka. Ibyo byose Ruganzu akabimenya, ariko umugabekazi Nyakanga ndetse na nyirarume Nkurukumbi ntibabimenye. Ruganzu yimanye mushiki we Robwa kuko bari barabwiwe ko umwana Robwa azabyara ari we uzabumba Igisaka n'u Rwanda. Kandi urumva iyo avukira mu Gisaka yakura akabikora gutyo, akabumba Igisaka n'u Rwanda, u Rwanda rwari buzime, ahubwo hose hakitwa mu Gisaka. Kimenyi umwami w'Igisaka abonye ko Ruganzu Bwimba amwimye umugeni, yungikanya amaturo ku mugabekazi ndetse no kuri musaza we Nkurukumbi. Umugabekazi Nyakanga rero na Nkurukumbi bashegera gutanga umugeni barusha abandi amaboko. Nyakanga agira ati, none nagira Imana Igisaka naho hakazima, ubwo mwana wanjye sinaba mbyaye ingoma ebyiri. Akongera ati, nemeye uwo mugeni atajyayo nakiyahura rwose. Ruganzu wa mbere Bwimba abonye ko bigiye kuba bibi, agisha mushiki we inama, amusobanurira uko Nsoro yasize amubwiye. Robwa abyumvise byose ati, waba se warabimbwiraga kare kose? Ati, witinya kunshyingirayo hato bitaguteranya na nyoko. Ntabwo nzabyarayo umwami, ariko uramputire nimbona nsamye nzagutumaho, nawe usigare utekereza uko uzabigenza. Bemeranya ko Robwa azatabarira ingoma yabo aho kubyara uzayitsinda. Haciye iminsi Robwa atuma umuja we bari bajyanye, aza kubwira Ruganzu Bwimba ko atwite. Ruganzu n'abiru be basubira mu by'ubutabazi, bashaka umucengeri ujya gufatanya na Robwa ngo ataba umutabazi w'igihugu wenyine kandi ari umukobwa. Abatazi iby'abacengeri ndetse n'abatabazi uburyo byakorwaga, reka mbabwireho duke. Kuba umutabazi cyangwa se umucengeri byari mu myizerere yo mu Rwanda rwo hambere, bishingiye ku ndagu ndetse n'imyizerere y'Imana y'u Rwanda. Kera iyo baraguzaga bakabona ubwami bazarwana nabwo mu minsi iri imbere bukomeye cyane, boherezagayo abacengeri, ariko bagaturuka mu muryango w'ibwami. Abo bacengeri rero bagendaga gahunda ari ukumena amaraso yabo ku butaka bw'umwanzi, aribyo byitwaga gutabarira igihugu. Iyo bino byamaraga kuba, abacengeri bakagwa mu gihugu cy'abanzi, nta kabuza Imana y'u Rwanda yabaga yijeje u Rwanda intsinzi. Nuko iby'abacengeri byakorwaga. Abiru mu gushaka umucengeri bakoze kuri Nkurukumbi arabyanga. Ruganzu Bwimba ati, ni wowe wabiteye, bikubitiyeho ko n'ingoma yakugombye naragukijije.
ingoma turayifatanyije, kandi koko niko bisanzwe, abanyiginya bayifatanyije namwe, kuko bayibyarira imfizi namwe mukayiha insumba, none tabarira ingoma. Nkurukumbi nibwo yihaditse amatugunguru ati sindi uwo gutabarana ibyo byago mu bakwe. Ruganzu ati ngaho waba umucengeri uboneye, ubwo wazanye amagara ibyo mu Gisaka nabyo ubitere kuyazana. Nkurukumbi aranga noneho byeruye, bereza se wabo wa Ruganzu Bwimba wari wahunguye umugabekazi Nyakanga aramwimana, ati napfushije Nsoro nkiri muto, avuga Samukondo se wa Ruganzu, ati none umpunguye nawe apfe, ubwo sinzitwa ruhanga rubi mu banyiginya se? Ubwo n'uwo nawe byanga gutyo. Bigeze aho rero bereza ko Ruganzu Bwimba ubwe umwami ari we utabarira ingoma. Nyamara umugabekazi yari yabaze nabi ubwo yimanaga umugabo we, ahubwo bakaba batanze umwana we, kuko n'ubundi nyuma y'uko Ruganzu atabariye u Rwanda hagombaga kwimikwa umuhungu we Cyilima Rugwe, kandi mu mategeko y'ubwiru iyo bimikaga undi mwami ariko umugabekazi w'ingoma ivuyeho akaba akiri muzima baramunyweshaga. Kumunywesha mvuga nta kindi uretse kumuha ubutamuraza, yagombaga guhigamira undi mugabekazi akima ingoma. Ubwo rero umunsi waratinze uragera, Ruganzu arahaguruka yambaye imyambaro y'abacengeri, ari bo batabazi bagiye kugwira ingoma. Ubwo abami bombi bari i Gisaka, Ruganzu Bwimba ahisha nyina ko agiye gutabara, kuko we ubwe yari yanze ko umugabo we atabara, kandi na musaza we yabyanze. Nuko rero ahagurutse umuja we ajya kubwira Nyakanga ati Ruganzu arahagurutse, ariko ukuntu yambaye ntabwo nigeze mbibona. Nyakanga yumvise igugu ry'ingabo zihurura n'ingoma zisuma ku mugendo, arangije azi ikambere kubaza ibyo ari byo. Arabaza ati yemwe abari mw'uru rugo, Cyenge wari wasigaye ku ngoma z'ingabe bwami, ati uracyahamagara se bene urugo bandi bahe, ko nyirarwo ari nguri yagiye, abasinga mukaba murumukuyemo? Ati ko musaza wawe yanze gutabarira ingoma, ukanga ko umugabo wawe ayitabarira, none umwami akarinda kwigirayo. Aramunyega ati ngwino ahari ubwo ari wowe uyime tukuramutse. Nyakanga yumvise ibyo arataka ati nimujye kumugarura harajya yundi, ntabwo twamenye ko ari we uzigirayo. Ati twagiraga ngo mu kigwi cye hazajya yundi. Intumwa ijyana umweko igenda yiruka iwutambika mu nzira, ibwira Ruganzu iti Nyakanga ngo nturenge uyu mweko ugaruke nonaha, harajyayo Nkurukumbi bwe, cyangwa nananirana Nyakanga yigireyo ubwe. Ruganzu Bwimba atambuka umweko aravuga ati umusindi yarenze akarwa, bivuga ko kuba umwami yarenze intanzi z'urugo rwe atagaruka icyamujyanya kitakozwe. Ruganzu Bwimba aragumya aratabara, ariko agenda higa inyamaswa mu Buganza bwose. Ibyo yabikoraga ategereje kumenya igihe umugore we azabyarira, kuko yari yarasize atwite kandi nta wundi mwana n'umwe yari yarasize wamusimbura ku ngoma. Umunsi umwe mu ijoro ingwe yaramuteye ihagarara ku myugariro y'urugo yari acumbitseho. Ruganzu asohokana umuheto ayigira umwambi umwe igwaho. Ruganzu yahamaze iminsi, nyuma aza kubonana na Nkurukumbi. Nkurukumbi ati nje kukwitwaraho kuko naragomye cyane, none nje gutabarira ingoma. Ruganzu aramusubiza ati ingoma ibihumbi abasinga mutarasubira kubyara umwami. Nkurukumbi arikubita arataha. Iri teka umwami Ruganzu Bwimba yaciye ryaranakurikijwe. Bukeye umugaragu Cyenge arahamusanga aza kumubwira yuko umugore we yabyaye. Ruganzu arishima cyane kuko yari yabyaye umuhungu, amuhereza uruhu rwa yangwe bishe nk'ingobyi. Arangije aramwohereza ndetse atumaho abiru. Abiru bahageze Ruganzu ategeka ko Cyenge ari we usigara ategeka u Rwanda, akarubera nk'umwami kugeza igihe umuhungu we Rugwe akuriye. Nuko byagenze, Ruganzu we arakomeza atabarira u Rwanda. Nuko ageze mu Gisaka mu gace ko mu Gihumya cy'Ubuganza, nuko amaze kugandika bukeye abanyagisaka babyutsa umuhigo batazi ko batewe n'inyamaswa ibi y'uwayibyukije. Abanyarwanda barabyanga maze babikurizaho umwiyenzo wo kurwana ngo Ruganzu ahagwe bataramenya ko ari umutabazi. Bararwanye kera kabaye, Ruganzu baramwica arahagwa. Inkuru itaha ku mwami wo mu Gisaka Kimenyi. Arangije aza guhoza Robwa, amuzanira ingoma ye Rukurura ayimushyira imbere ati twagize ibyago twembi, Ruganzu yapfuye yicwa n'abahigi batari bazi yuko ari we. Ati none dore nguhaye ingoma yanjye Rukurura, ni wowe uzayima.
Ati kandi ubwo Ruganzu atanze nta mwana afite, ati nushake ujye kwima u Rwanda, nzagufasha kuvanamo abatavuka mu nda imwe na Ruganzu. Robwa akibita mu gutwi kuko azi ibyo yari yarasezeranyije ingoma y'u Rwanda, yahise ahaguruka arasimbuka ava ku rwuririro akubita inda ye ku rutsike rwa ya ngoma, kuko inda yari nyarwege. Umwana yahise apfa ako kanya, ndetse na Robwa mushiki wa Ruganzu ahita ahwera. Bajya kumuhamba mu isenga ryo mu Bwiriri. Ngibyo iby'ubutabazi bwa Ruganzu wa mbere Bwimba na mushiki we Robwa batabariye u Rwanda, abandi bose byabananiye. Ndagushimiye wowe tubashije kugirana kuri uyu munota ukidukurikiye. Iyi ni Dogo Media, turabakunda cyane.